Ndabasuhuje cyane inshuti zanjye, inshuti z'ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, n'izindi Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, TikTok, Instagram nazo nuko zitwa. Ni Emile Nshimiyimana inshuti yanyu ibakunda, yifuza ko mu by'ukuri musobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kubatura, ukuri gukiza, ibyo benshi batababwiye, ibyo mutamenye hirya no hino aho mwigiye ijambo ry'Imana, aho mwakuriye, kuko twese tuba twarahanyuze. Mu by'ukuri rero nkoze iyi video mu buryo bwihutirwa, birihutirwa cyane, ndifuza kuyigeza ku bantu benshi mu gihe gito. Ariko nukubera iki? Nuko nzindutse mbona kuri social media ahantu mu gihugu kimwe bishobora kuba ari nko muri bihugu bya za Gabon, za Cameroon, biriya bihugu bikoresha cyane cyane igifaransa, mbona abantu barimo baratwika Bibiliya neza, ngo nabo bakora ivugabutumwa ryo kuzishakisha mu bantu, bakagenda bazibaha, noneho bakagenda bazitwika. Barikora bate? Bagenda bumvisha abantu uburyo Bibiliya ariyo yatumye abantu bakena, abanyafurika. Mbese ngo bari muri kampanye yo kubohoza Afurika. Mbese Afurika yarakennye, ariko ikeneshejwe na Bibiliya. Nicyo bavuga. Video nanze kuyishyira kuri YouTube yanjye kubera kwanga copyright. Wenda kubabizi ntago biba byemewe gufata ibintu ukuye ahandi nyine utari byo wabifatiye ngo ubishyire kuri YouTube. Bishobora guteza ingaruka zindi nko kuyihagarika cyangwa iki. Ariko nayishyize kuri Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, umuntu uri bujyeho araza kuyibona aho rwose abantu bigaragambije, bagenda bagafata Bibiliya nyinshi bagakusanya, bakuzuza imifuka, bakuzuza ibishashi binini, bakagenda bakiherera ahantu bagashyiraho essence ari benshi, abagore, abagabo, abasaza, abana, mbese abasore, inkumi, abantu benshi cyane, bagaterana bagatwika kandi bavuga ati freedom of Africa, liberté de l'Afrique, kwibohora kwa Afurika. Mu by'ukuri birababaje cyane, birababaje, ariko nkibaza nti ese ko mbona ni ikintu utagayira umuntu ugikora, kubera ukuntu Bibiliya mu by'ukuri yasobanuwe nabi, kandi ntiyagirira abantu umumaro yakabaye bagirira. Nicyo kibazo, kuko umuntu areba amapromese cyangwa se amasezerano bamuha muri Bibiliya, akayashaka mu buzima bwe busanzwe akayabura. Mbese ibintu bamwizeza kuzabona biba ari ibintu bya hano, ibyo twita imigisha yo mu isi, ariko yashaka iyo migisha mu buzima bwe bwa buri munsi ntayibone, ntabwo ayibona. Izo nyungu bamubwiye azakuramo mu kuyoboka Imana, mu kuyikorera, ahubwo umuntu agafata utuntu twe twose akadukoresha avuga ko ari gushaka iyo Mana, kandi yumva nayo izamurekompansa cyangwa se izamugirira neza, ikamuha byinshi bijyanye nawe n'ibyo yayikoreye cyangwa ibyo yayihaye. Ariko yajya kubona akabona mu by'ukuri ni umukene, akabona ntacyageraho, akabona ubuzima bwe, cyane ko noneho hari n'abantu biyegurira kuko iyo Mana, bakavuga bati tuzasenga cyane, ati gusenga bizatugeza kuri ibi, ati biva mu gusenga. Uzajya ubona abantu benshi bafite iyo myumvire ngo ibintu biva mu gusenga, ahubwo nyine bagasenga, ahubwo bakibagirwa inshingano z'ibyo bakabaye bakora, noneho ibyo bikabatera ahubwo n'ubukene burushijeho, ibyo bizeraga ntibabibone, ibyiringiro bikaba bya bindi mu bigani bavuga ngo ibyiringiro birerezwe bitera umutima uburwayi. Ibyo bintu rero bikaba bizageraho noneho bigaturika, bikaba bibi cyane, bikaba nk'ikibyimba gituritse, noneho bigateza ingaruka nyinshi cyane, harimo nyine n'izo zo kwivumbura, zo kuvuga ati Bibiliya irabeshya, Bibiliya ibyo ivuga si ukuri,
ikwiriye gutwikwa, ikwiriwe gucibwa ndetse muri Afurika. Ubwo ariko uvuga Afurika abanaganisha n'ahandi hose, we niko aba abyumva. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri, ibyo ridusezeranya ni ukuri, ahubwo amasezerano nyakuri Imana idusezeranya ntabwo abantu benshi bayazi. Mu kutayamenya rero bitiranya iby'umubiri n'iby'umwuka, noneho bikagorana cyane, bigatuma umuntu ashakisha umugisha ntawubone mu buzima bwe, akawushakisha ntawubone, kuko abahanuzi birirwa bavuga Imana irakuzamuye, Imana iraguteturuye, Imana iguhaye ibi, iguhaye n'ibi, iguhaye inzu, iguhaye mbese ibintu nk'ibyo, ariko mu by'ukuri bitabasha n'ubundi gufata umutima w'umuntu ngo umuntu yumve aguwe neza. Mbese umuntu yumve koko isumbwe ryo kuba asenga, isumbwe ryo kuba wenda avuga ko yizera Imana, mbese ntaribone, ahubwo akabona abandi wagira ngo bo ntibanasenga se cyane nkawe, ahubwo bo bashishikajwe no gukora kugira ngo bagire ibyo bageraho, akabona abandi nibo bafite ibyo bari kugeraho. Kandi koko biranumvikana, kuko hano mu isi nyine ibyo ushaka ubiha umwanya, ukabitegura, ukabikorera, ukabigeraho. Ntabwo rwose ikindi iby'ubuzima busanzwe byo guhabwa umugore, umugabo, ibyo byose ni ibintu biri mu nzira ya buri wese, ntabwo ari ukuvuga ngo nanone ni amasengesho cyangwa ibindi. Biragoye cyane rero, biragoye cyane, kuko hari n'ibyo bagusezeranya bati wenda Imana iguhaye imodoka, iguhaye kwitwara mu yawe, iguhaye moto, iguhaye ibiki, umuntu agategereza agaheba. Kandi mu by'ukuri ibyo nyine birahari, niba ubikunda, niba ukunda imodoka, abantu bakunda imodoka nyine bakabikorera bakayigeraho. Niba ukunda moto, hari inzira zo kuyibona, yewe hari n'abazitanga, hari n'amakampani azitanga, ibyo bita kuzipatana, ariko ku bakora wenda ubumotari, gutyo. Ibyo rero hakaba ari byo wujuje kugira ngo bayiguhe, n'ibindi. Hari inzira rero zabyo zihari, zitari kuvuga ngo wiriwe mu ishyamba, uba mu mazi usenga, ntukirya, abantu bakanarwara bakamererwa nabi kubera kutarya, n'umubiri ntiwiyubake, bagata ingo zabo bakaba mu bihuru. Ibyo si byo, ibyo ntabwo ari byo. Mu by'ukuri birasaba ko abantu bakanguka, birasaba ko abantu baba maso, bakamenya neza icyo Imana ibashakaho, bakamenya neza urukundo rw'Imana urwo ari rwo. Iyo ibyo bitakunze, kuko Imana wayifata nk'ibeshya, wayifata nk'inyabinyoma, ariko ntabwo ari byo. Uze rwose kureba, ujye kuri Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, urebe video yose. Ni video y'iminota 35. Ntabwo rero byanyoroheye, ntabwo byankundiye ko nayibereka live, kubera kwirinda copyright, ariko mu by'ukuri nayishyizeho, iriho yose kuri Facebook. Ku Facebook yo nta copyright iba ifite nka YouTube. Ujyeho urebe abo bantu, urebe ibyo bari gukora, kandi barakomeje cyane. Mbese nabo bakora ivugabutumwa, ariko ivugabutumwa bakora ni irihe? Ni ukugenda babaza abantu ati ese mwebwe ibyo babigishije, mwebwe ibyo bababwiye mwarabibonye cyangwa namwe barababeshye nkatwe? None se murabona ibi bintu tubamo ari ukuri? Mbese bakumvisha abantu ko amadini yababeshye, bakumvisha abantu ko abazanye iyobokamana, dore ko ariko babyita, babashutse, bakabajyana mu nzira idashoboka, bakabajyana ndetse bakababuza no kwikorera ibyabo kugira ngo batere imbere. Bakaba babona rero ubukene bwose bafite, ubukene bwa Afurika ari aho ngaho bushingiye. Sinzi rero mu by'ukuri wowe uko ubibona, ariko abo bantu ku ruhande rumwe bafite rezo, ntibumva nyine icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko si uko kidahari, ahubwo ni uko Bibiliya ivuga nyine ngo bakwizera bate ntawe babwirije, ntibabonye umucyo w'ijambo ry'Imana ngo bamenye igihishe mu ijambo ry'Imana ari igiki. Ariko Bibiliya yose kuva mu itangiriro buriya kugera mu byahishuwe, ihishemo umugambi mwiza w'Imana wo gukiza abantu. Mu itangiriro ubona urukundo Imana yari ifite irema umuntu, ukabona uburyo yaremye ibintu byose, yarangiza ikarema n'umuntu,
ikamushyira muri bya bintu igamije kubana nawe mu munezero no mu mahoro adashira, ndetse ikamuha isumbwe hejuru y'ibindi bintu byose yaremye. Ariko nanone aho mu itangiriro niho tubona uburyo icyaha cyahise kiza kigakura umuntu mu rukundo rw'Imana, kikamujyana hanze y'ingobyi ya Edeni, hanze y'ubuturo Imana yari yaramuremeye kubamo, ariko ibyo bikamuremera ubuzima bubi, ubuzima bw'amagorane, ubuzima butuzuye, ubuzima buhora bushakisha ariko ntibugere ku cyo bushaka. Mu by'ukuri aho mu itangiriro niho tubonera nyine ukuremwa k'umuntu, ariko ni naho tubonera ugutandukana kw'Imana n'umuntu. Iyo dukomeje tugenda tureba rero, noneho tubona ingaruka byagiye bigira ku kuba umuntu yaratandukanye n'Imana, tukagenda tubona ubuzima bubi yagiye abamo, uburyo icyaha nyine cyamugize nabi. Tubona Kayini ahita yica Abeli, tugahita tubona nyine aho ko hahise hatangira ubuzima bubi bw'umuntu, ariko atari bwo buzima Imana yari yaramuteguriye kubamo, ahubwo ari ubuzima we yijyanyemo kubera icyaha. Tukabona nyine umuntu yaratangiye kubaho nabi, gukora ibyaha byinshi cyane, abagabo gusambana n'abagabo bagenzi babo, n'ibindi byinshi tubonamo muri Bibiliya. Uzi ko nk'ibyo byatumye Sodomu n'i Gomora hagira ikibazo, ariko ibyo byose zabaye ingaruka nyine zo kwimura Imana. Noneho Imana nayo ikabahanisha ibintu bibi bikomeye, kubera mu by'ukuri ubuzima bari babayemo nyine butandukanye n'ubwo Imana yashakaga ko abantu babamo. Noneho rero Imana ubona yaragiye noneho ihagurutsa abahanuzi bo kwerekana umugambi wayo. Yarabanje itanga amategeko ku muntu, ariko kugira ngo yereke umuntu ko ubuzima yagiyemo ari bubi, ko budatuma akiranukira Imana, ko bwamugize nabi bugatuma mu by'ukuri ajya kure yayo, ko bityo adashobora gutunganira Imana. Noneho Imana rero icyo cyatumye itanga amategeko. Buriya ibitabo bya Mose nyine bisobanura amategeko Imana yahaye Abisirayeli nk'icyitegererezo, bafashwe nka sample Abisirayeli, ariko byagaragazaga nyine faiblesse y'umuntu muri rusange, cyangwa se intege nke z'umuntu muri rusange. Noneho rero umuntu ntiyashoboye amategeko, ibyo bivuyeho, ariko no mu mategeko ya Mose nyine hagenda hagaragara ko Imana izahagurutsa undi muntu uzaza noneho gucungura abantu muri ibyo byabananiye. Noneho n'ibyo amategeko yavugaga byose burya nyine byashushanyaga Kristo. Igihe cyarageze Imana noneho ihagurutsa n'abahanuzi benshi, umwe avaho undi ajyaho, bakagenda bavuga ibyo gucungurwa k'umwana w'umuntu, bakagenda bavuga uburyo umuntu azacungurwa. Byose rero noneho byari bigamije kugira ngo umuntu Imana yongere imwigarurire, yongere musubirane. Ubona mu buryo bwinshi butandukanye abahanuzi Imana yaragiye bavugisha ko hariho umucunguzi. Hamwe bakamwita Shami, ahandi bakamushura nyine mu bundi buryo, ariko ukabona niwe barimo baravuga ko abantu bazageraho bagakira, noneho bagatandukana n'ubuzima bw'icyaha, bakibera amahoro. Ku ngoma ye bizagenda gutya, azitwa Imana ikomeye, umwami w'amahoro, ubutware buzaba ku bitugu bye. Mbese urumva ko noneho bwa butware bwatakaye kubera icyaha, bwa buzima bwiza bwatakaye kubera icyaha, Imana yakomezaga gutanga icyizere cy'uko ubwo buzima mu by'ukuri buzongera bukagaruka, umuntu wayo akongera agatekana, akaguka neza, akishimira ubuzima nk'uko Imana yari yashimye ko abubamo. Ikindi urumva ko ikintu umuntu yatakaje ntabwo ari ibi ngibi n'ubundi batubwira tuzabona. Urumva ko ugiye nko mu ngobyi ya Edeni, ugatekereza nawe, subiza wenda ubwenge inyuma, urebe utekereze, urebe uti ese buriya mu irema ry'isi izi ndege zaragurukaga? Oya, ibi byose byagiye bivumburwa nyuma. Imodoka, izo moto, izo nzu nk'izi zubakwa kuri ubu zigeretse kenshi, mu iremwa ry'umuntu ibyo nta byari bihari. Ariko none umuntu yari afite ubuzima bwuzuye. Byumvikane ko n'ubundi kongera kugira ubuzima bwuzuye bitandukanye no kubona ibya hano. Nuko nyine umuntu atabyumva, ariko dukomeza kubisobanura, tuzakomeza no kubisobanura. Niwo murimo nyine dufite wo kugira ngo umuntu udukurikira, umuntu tubana mu ivugabutumwa, tugenda dukora mu biganiro byacu, azagereho rwose, agere ku
ku mwuzuro w'imibereho Imana yamuteguriye kubamo, agubwe neza atekane, noneho agarure amahoro yatakaje. Noneho rero igihe kigeze, abo bahanuzi nyine kuko barahanura bakabivuga, ba Yesaya, ba Yeremiya, mbese umuhanuzi wese yagiye agaragaza kugwa k'umuntu, ariko akagaragaza noneho n'aho umuntu azakirira ko ari muri Yesu Kristo. Igihe rero cyarageze, mu by'ukuri Yesu aza mu isi, noneho nk'uko Imana yari yaramuhanuye, aza ari igisubizo noneho cy'umuntu, aza mu by'ukuri amuzaniye kimwe yari yarabuze, amuzanira kimwe yari yaratakaje. Cya mbere, urumva icyo Yesu yagombaga gukora kwari ugukura urusika rwari hagati y'umuntu n'Imana, akamugarurira muri hanganajemo agasaku k'ibiri gukorwa hirya, ariko ntacyo bitwaye. Kwari ugukuramo urusika rw'icyaha rwari hagati y'umuntu n'Imana. Noneho rero Yesu araza, mbere ya byose we arabanza arakiranuka, arabanza aratungana, arabanza akosora nyine icyo umuntu yananiwe cyo gutungana, kandi yambaye umubiri waratungana birakunda. Akora ibyo Imana yashakaga mu cyimbo cyacu, amaze gukiranuka bikunze, noneho afata bwa bunyabyaha bw'umuntu bwose abwishyiraho, noneho aba ari we ubuhanirwa. Noneho Imana ikiranuka n'umuntu ku kibazo bari bafitanye. Byumvikane ko Yesu niwe wakemuye ikibazo umuntu yari afitanye n'Imana. Ubunyabyaha bwarahanwe, bwabonye igihano bien sûr. Noneho kandi tuvuga ubunyabyaha nyine, Yesu yahaniwe ubunyabyaha bwanjye bwose n'ubunyabyaha bwawe bwose, ntazongera guhanwa. Byakozwe rimwe, igitambo kiremerwa, umunyabyaha arababarirwa, inshungu yaremewe, inshungu yarabonetse kandi inshungu yaremewe. Noneho ikindi ni uko mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo, hari ugukiranuka nyine. Yesu yari yakiranutse yambaye umubiri mu myaka yose yamaze hano. Ibyo nanone ni njye yabikoreye, ni we yabikoreye. Iyo umwizeye, Imana ifata gukiranuka kwe ikakukwandikaho nk'aho ari wowe wakiranutse, ukaba umukiranutsi nka Yesu. Nk'uko yabaye umunyabyaha nkawe, nawe ukaba umukiranutsi nka Yesu. Noneho ukabana n'Imana amahoro ariko bikesha Yesu. Iryo rero ni naryo pfundo, ni itangiriro ry'ibindi bintu byose umuntu akeneye. Ni igisubizo cy'ibibazo byose noneho umuntu afite. Imana yo noneho niyo iza igaha umuntu ubwenge, uwo muntu wamaze kwiyunga nayo biciye muri Yesu Kristo, wamaze gukiranuka nayo. Imana noneho niyo iza ikamuha kubaho ubuzima bwiza, kuko tubwizanyije ukuri, iby'isi byo ntabwo tuzigera tubinganya, buya ntabwo bibaho. Iby'isi tuzahora buri wese afite ibyo arusha undi, uko byamera kose. Mu isi niko bigenda, amashuri ntituzayanganya, izo modoka, ayo mazu, n'abafite inzu ntibafite izisa, ntizubatse se ahantu hamwe, buri kibanza kigira nimero yacyo. Ntabwo imigisha Imana itanga, ni ukuri ntabwo ari ibyo ngibyo, nta naho bihuriye. Twese ntituzatura muri karitsiye zimwe, ntituzatura ku migabane imwe, mu bihugu bimwe, mu ntara zimwe, mu turere tumwe, mu midugudu imwe, ntibizakunda. N'imyambaro ntituzambara imyambaro imeze kimwe. By'ukuri n'amasura yacu ntasa, ubirebye n'abantu babiri b'impanga ntibaba bameze kimwe. Ibyo bintu bya hano biratandukanye cyane, ariko icyo Imana yatanze cyo ni kimwe. Biratangaje kuba Imana yatanze Yesu kandi muduha ku rugero rumwe, ku bazamwizera bose, ariko ibya hano byo nyine biratandukanye cyane. Ntabwo ari ufite umugisha ari ufite biriya cyangwa biriya, nawe uri umunyamugisha. Juste banza umenye Yesu gusa, uzasanga uri umunyamugisha, uzasanga nta kibazo ufite, mbese byose bizakubonerera, byose bizakubera byiza. Uzajya wamenya ubundi buzima rwose butandukanye n'ibyo bakubwiye n'ibyo baguhanuriye. Tuba twifuza ko mwabaho neza, ariko mu by'ukuri ntabwo Bibiliya ari iyo gutwikwa.
ahubwo ni uko abantu nyine batasobanukiwe igihishe muri Bibiliya, noneho bituma ibabera imfabusa ndetse bayibona nk'ikibazo, kandi ni ijambo rizima ryuzuye ryavuye ku Mana, ribasha guhindura umuntu rikamugira neza, rikamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abe mu ino si anezerewe, abe mu ino si aguwe neza, yujuje ibyangombwa byose Imana nyine itanga ku muntu wayo. Numvaga rero nshaka ko tuganira ku icyo mu buryo bwihutirwa. Icyo kiganiro mugisanga kuri YouTube, kuri Facebook page yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, ngira ngo no kuri TikTok no kuri Instagram kiriho, ariko ho hari uduce nyine dutoya birumvikana, ariko Facebook hariho 35 minutes zose, 35 35 nushaka kukireba unyarukireyo urakibona cyose, no kuri WhatsApp group twagishyizeho, ariko agace nyine kubera ko ntabwo byoroshye gushyiraho cyose, tukwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, tukwibutsa gukanda like, tukwibutsa kutwandikira comments kugira ngo tuganire nawe tubwire uko wumva ibintu. Ariko birababaje kuba ibyakatugiriye umumaro twarabibonye nkaho nta mumaro bifite, kubera kubishakamo icyo bidafite. Hari ikindi bifite cyatugirira umumaro twese, nk'uko Imana yabigennye, abantu bakabaho neza bayinezererewe, ariko banayinejeje, kandi bayinezererewe ariko banayinejeje. Ubwo rero komeza ubane natwe, komeza udukurikire, komeza mu by'ukuri wunguke kumenya Imana, wunguke kugirirwa neza n'Imana, bikomeho ariko bikesha ijambo ry'Imana. WhatsApp group rero ukeneye kuyijyaho ni 0784 42 57, watwandikira tukagushyiraho. Niba uri hanze y'igihugu wongereho plus 250 250 karindwi 84 42 57 plus 250 karindwi 84 42 57, twandikire noneho tugushyire kuri group WhatsApp, ukurikira ibiganiro byacu, wungurwe nabyo, ubeho mu mwuzuro w'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana rero aruta ayo navuga, aruta nayo watekereza, ndetse nayo nanjye natekereza, akomeze kubana n'imitima y'abizera Yesu Kristo by'ukuri none n'iteka ryose. Amen.